Imana mbere ya byose. Mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yahoranye n'Imana, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Nshuti yanjye mukundwa, nteze amatwi none, ndakwinginze muri uyu mwanya, untize agahe gatoya, maze nkubwire imuzingo, ubwire iby'uwo mwami, utabara atagishije inama, maze abanyuzwe n'ubwo yadukunze twese, tugaterura rimwe amajwi yacu tuvuga tuti: uri rugira, uri rubasha, uri Imana isumba byose, niyo mpamvu nta kizatuma ntarangurura ngo mpanike ijwi ryanjye, maze mvuge nti: Imana mbere ya byose. Nubwo uyu mubiri mureba nawe utubera umwanzi rwose, maze wamara kuwusiga ndetse yewe ukawunogereza, ukibwira uti ubu ndatunze kandi yewe ndatunganiwe. Nyamara ntumenye yuko uri umutindi rwose, ndetse ahubwo wa wundi wo kubabarirwa. Nawe se ye, ubonye umuntu twese tuzi, uyu umeze nk'ururabo rutoshye, ariko izuba ryava rukarabirana. Ndavuga uyu muntu tuzi, umeze nk'umurama utumurwa n'umuyaga rwose. Urabona ngo yikomange mu gatuza, yivovote, yivuga imyato, iby'uwo mwami biragatabwa, biragaca hirya n'iby'abatagira ubwenge, n'iby'imburamukoro zitazi aho isi igeze. Ariko disi uzamurebe, isi n'ibyayo byamuhindutse, umubiri mwiza waramaze kugenda, ibintu n'abantu byamuhunze, ari kwitayanjwa ngo hasigaye n'ay'Imana. Ariko reka nkwibarize, harya ubwo kuva mbere hose hari ku bwande? Uretse umwanzi uducurika tugacurama, maze tugacurika ukuri, tukiyitirira ibitari ibyacu, ubundi twese intero n'inyikirizo ntiyakabaye kuvuga ngo Imana mbere ya byose? Mwene data nawe mushiki wanjye, musore uraha, nawe mukobwa unteze amatwi, yemwe bana muri aha, dukwiriye gutegereza amage, cya gihe rwose kuri twe ari ibicika, abantu n'ibintu byose byaduhunze, maze ngo abe aribwo twagukira umukiza twateye umugongo. Ahubwo bikitwa none, umwanzuro uhamye mu mutima wawe, maze imibereho yacu yose tuyegurire uwo mwami udukunda, udupfiriye tutaramumenya, ndetse kugeza n'uyu munsi akaba akidufitiye akayihayiho agira ati: dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Ngaho suzuma imibereho yawe yose uyu munsi, maze urebe impamvu udafungura Yesu umuryango, ufatanye n'abandi kuvuga ngo Imana mbere ya byose. Imana y'amahoro ibeze rwose.